ntabwo umwana yakubwiye ngo ngwino ni karebo mu nzu na nyirakuru ari mu kutaje wicaremo ukahita wigenda kunca mu ijambo utarika ngo mvuge ukundi amahane yawe nayakera muha n'ijambo buri muntu wese urumva n'agasuzuguro afite yoranyitangwa kandi abagore bikigiye abagore ya papa hagasiyo azakora amakosa ubwo urafata ibibazo ufite ugerekeho n'ikindi kibazo ubu ndumva nanamukubita urushyi rw'itama ibintu gakeya wabikoze gushaka umugore w'umugabo wubatse kubera iki undi muntu wari we wese ndakwinginze mvira mu buzima nubwo yamviriye mu buzima bwanjye n'umwana wanjye mvira mu buzima singushaka baye ikaze bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi ndi kumwe n'ababyeyi hano kugira ngo bose wenda mu kubabona Lisa ndi kuryibagirwa kandi kumwe na Papa Lisa ndetse na Mama Lisa ngira ngo bose twagiye tuganira mu minsi ishize buri wese mwumvise uruhande rwe ndetse n'ibyamubayeho buri wese agenda avuga ikibazo cye n'impamvu byose byabaye uyu munsi rero ntabwo byari byoroshye kugira ngo wenda bahuze baganire twese turi kumwe kugira ngo twumve impande zombi twumvise kuri buri ruhande rwa buri umwe ariko nifuje kugira ngo tumenye uruhande rwa buri umwe ariko noneho bari kumwe kuko hari igihe umuntu ashobora kuvuga ikintu undi adahari akamubeshyera ibyo bibaho rero n'abingenzi bari babyanze ariko mbasaba ko bakemera tukaganira bombi bari kumwe kuko nubwo bafite ikibazo ariko ntago ari abanzi ku buryo kwicara bakaganira ku kibazo cyane cyane ko twifuza ko gikemuka ntacyo byabitwaye tugwaye ikaze papa murakoze cyane meze neza turashima Imana urakomeye ndakomeye cyane uri amahoro ndamahoro iminsi myinshi nari mbakumbuye nari maze iminsi n'abaherutse mama nawe turakwakiriye nanjye nishimiye ubu butumire ariko ugira ijwi ritoya niba ariko usanzwe uvuga ugira ijwi ritoya gute niba ari uko usanzwe uvuga niba ari uko nahuye n'umugabo tumaze igihe kare nabyo umugabo ubu se nibwo wibutse kuba umugabo wanjye ariko twarabyaranye n'umwana ntawe uzi ngo twarabyaranye ariko arahari ubwo rero wowe wigira isoni humura n'ubundi nta kibazo wamutinya se cyane urukumbuzi rwasesekaye nagorwa kabisa ijwi ngo nyuma y'igihe kinini rero ariko ubu nta soni ufite nta soni mfite nahagurutse nje kureba umwana nabyaye nta soni mfite habe ako ke urabizi iyo nza kumenya ko ari uyu mugore unzaniye nta nubwo nari kuza aho nkubita babaye uretse bibaye na ngombwa ahubwo nanabikora turi gushaka gukemura ikibazo kujya guhunga mwese guhungana ntabwo aribyo biri gukemura ikibazo sibyo kuko afite ikibazo cye nawe ukagira icyawe kumuhunga rero udashaka ko muhura ntabwo ariwo muti habe we nawe arifuza ko muganira kugira ngo mushake umuti w'ikibazo mutiriwe mujya muri za nkiko no kujya kuregana wese ibyo wumva byaba byiza ariko reka nkubwira ubu ntabwo nakongera kurira bitewe n'ibintu wankoreye tukiri abasore none ubonye nshaje ngo ubu nibwo wibutse kuza kumve icyo umuhuza ariko ntabwo wongera kubona amarira yanjye impande yawe ngeze yanjye urayabona njyewe ikintu nashakaga mama ni ukugira ngo habeho kumvikana hagati yanyu ko muri babiri bitageze mu buyobozi no mu kurata kwibwirira icyo waduhamagariye hano mwese mufite ikibazo kimwe hari uwasize umwana undi akamurera hari n'uwo nguwo ushaka kumutwara hari n'undi ushaka kumugumana mwese n'umwana wanyu kandi mwese mufiteho uburenganzira bitarinze kugera mu banza umubaze izina kuko yitwa ararizi se ariko ndarizi umwana nasize yujuje amezi 8 wari utaramwita izina ese nimba wari utari umwana izina noneho ubwo no kurivuga byarakunaniye oya umwana wamwita izina kivuka izina ryo ntiyariyoberwa wenda isura ntiyari ahubwo uze gushakisha amakuru
ugenda ubaririza ngo yashatse abagore babiri, ibyo birakureba se? birandeba bariya se ni abanjye, Umva, ntabwo nta ushinzwe naho kubimenya nkeneye yuko kumenya. nashatse abagore Twibwirire maje rata gutandukana mukuru. nawe. Reba ikibazo dufitanye mugikemure. cy'umwana wawe, nanjye wireba Nicyo abo cyanzanye. nashatse Ibyo nyuma ni- yawe. ibyo se nibyo se Nicyo nabyo yagiye cyanzanye. kubishaka. Yagiye kubicukumbura. ngo mbarongore se bashyingire basaza Yewe banjye se data we. nta soni. Njyewe ikindaje ishinga ni ukumenya umwana wanjye nkagira uburenganzira ku mwana nabyaye. Aha, Twibwirire rata icyo waduhamagaye. Icyo ngira ngo rero nibyo ndi kubasobanurira. Abona. Kandi ni Alice. ni Alice. Alice. Mm. Alice afite uburenganzira ku babyeyi be bombi nk'uko nawe mumufiteho uburenganzira. Alice ntabwo ari umwana wo kujyanwa mu nkiko ngo ahabwe amahitamo yo guhitamo hagati ya papa we na mama we hejuru y'amakosa y'ababyeyi be. Igihari mwebwe uko muri babiri mwe mukwiye kumvikana ku kibazo cy'umwana. Ikindi kandi wowe papa Alice ni wowe ufite uburenganzira bwo guhuza mama Alice n'umwana we, ahubwo uramuha ubwo burenganzira. Yemerewe guhura n'umwana we cyangwa ntabyemerewe? Rwose Ubwo ndi kubaza nawe ndashimira Keza TV show yumvishije ubutumwa bwacu twatanze mukabudushyikiriza ku babudusabye, sibyo? Warakoze, warabutanze, nabibonye ko wabutanze. Icyo nshaka kumwibariza nk'umuntu wabikurikiranye akimara kubyumva, kubera iki yabanje akabaza umwana ati nje mu rugo kugira ngo ubwire papa wawe azaze muhe amafaranga? Kuki yabitumye umwana iyo aza akaba ari ngewe wabinyibwira ko yari azi ko ari twe twabyaranye umwana, ntabitume umwana naze mu rugo aba ari njye abibwira, akabibwira umwana? Kuki yabitumye umwana ntuze bimbwire njyewe ko wari ugeze aho twabyariye uwo mwana ngo yo kuma kugira ngo yuko nareze umwana? Ndumva babyita ngo ni indezo, sibyo? Ariko ibyo ngibyo yari kuza akabimbwira mu rugo nicaranye na mama wanjye akabyumva. Ariko muri ibyo byose nta na kimwe nzamwemerera. Ibyo amafaranga mama nanjye gushize nabikubajije nibyo warabimbajije pe, ntabwo urumva ko nawe wabisubiyemo. ariko noneho umugabo mutakibana, umugabo mwatandukanye, umugabo mumaze imyaka myinshi mutari kumwe, ni ukuri pe yanakuvugira n'ibyo ashaka. Ariko simpakanye ko ntageze mu rugo narahageze, ndetse n'umwana wanjye turabonana. Mama we, none se umva ko wabajije umukobwa wawe, sibyo? Ko wabajije umukobwa wawe Alice ukamubaza ati papa wawe arahari, ntabwo umwana yakubwiye ngo ngwino ni karebo mu nzu na nyirakuru ari mu nzu, kutaje wicare mu nzu ukahita wigenda? Ntunca mu ijambo utarika ngo mvuge, urukundo amahane yawe ni aya kera. Nka n'ijambo buri muntu wese avuga. Urumva n'agasuzuguro afite, uranyita ngo kandi abagore b'iki gihe, abagore ya papa hasiyo azakora amakosa. Ubwo urafata ibibazo ufite ugerekeho n'ikindi kibazo. Ubu ndumva nanamukubita urushyi rw'itama. Wagenza ibintu gakeya, wabikoze papa. Ubundi niyo uza kunkubita mbere y'igihe ukajya unankubita ariko ntunyicishe inzara ngo itume n'umwana wanjye ngende n'urugo mba nkirurimo. Bajya baca umugani ngo unkubite inkoko, unkubite igitenge, unkubite wo kunyambika, wo kunyicisha inzara. Umugore umajije guhaga umugore umaje guhaga ntago ajya yumva mu rugo, ahita gusuzugura. Wari umaje guhaga, umaje kugenda ngo wiki rata naceceke mbasubize ikibazo ambajije. Uravuze ngo navuze amafaranga. Akazi nari ngiyemo wari ukazi, sibyo? Akazi nari ngiyemo urakazi, sibyo? Wari kwicara mu rugo nk'umugabo wari ugiye isafari agiye mu kazi, sibyo? Ukicara hasi ukarera umwana ukaba ati mugabo wanjye kuva abonye akazi mwana wanjye ngiye kukurera neza. Kuki wabonye nkimara kubona akazi wari uzi mbere ubushumeri twari turimo? Nkimara kubona akazi ukahita ufata umwana w'uruhinja rutaruzuza
n'amezi abiri ukaruta rufite ukwezi kumwe n'igice ukahita ugenda ukamusigira aho nyirakuru. Kuki utabitekereje uvuga ati kuva umugabo wanjye abonye akazi reka nicare ndere umwana, ukahita umuta kwa nyirakuru. Wabikora aho hantu iyo mageze. reka abagabo b'iki gihe muri abana babi koko, reka uratinyuka ukabeshyera umuntu anakwicaye iruhande, nta soni. nanjye narabikubajije ngo nataye umwana w'ukwezi kumwe ngo ndagenda, nta soni ufite nicaye ahangaha. Alice wanjye namusigiye nyirakuru yujuje amezi umunani. Nakubwiye ko namusize yujuje amezi angahe? Amezi 8. Amarira narize, sibyo? Amarira narize ntabwo nzongera kurira imbere yawe, sibyo? Ntabwo nzongera kurira imbere yawe. nawe rero nagutuma vuga, wavuze reka nawe avuge. Ngaho navuga, ijambo nirye navuga. Ariko bitewe n'amafuti ye abazi ko ngiye gushyira ku mugaragaro, ntabwo ari nawe namara kuvuga nawe urakivuga, nibwo byiza twakumvikana. Ngiye navuye maternity Bambazi, ndaza n'uruhinja rwanjye ndyama mu nzu wari wanterekeye aho ngaho. Nimba iyo nzu yari guhindukamo kawunga, nimba iyo nzu yari kugihindukamo umuceri cyangwa igitoki n'igikoma, sinongeye kukubona mu rugo. Kereka mu baturanyi rimwe na rimwe najyaga kubona nkabona baje bububa ngo akira agafu, akira akavange karahiye, akira. Ese ibyo ngibyo nari kubyihanganira kugeza ryari? Nabaye muri ubwo buzima mbona amezi 8 arageze, mbona ka gakoma abaturanyi banzanira umwana arabasha kugasomaho, mbona ka gatoki abaturanyi banzanira umwana arabasha kukatamiraho, kandi ngo nturanye na nyina ari we nyirakuru w'umwana, atanabasha kuvuga ngo ko umuhungu wanjye ntamubona bite, reka njye kureba umwana n'umugore uko bameze. Uri kunyumva mukobwa wanjye? Ndangije ndavuga ngo kuru rugo mbona rudasaba umunyu, kuru rugo kwa nyina bafite amazi akodesha, bafite amahene, bafite n'inka, uyu mwana wamujyana kwa nyirakuru yazabaho neza kuruta uko naryama muri uku kuzimu kw'inzu. Ubundi wansigaga mu kuzimu kw'inzu, inzu yonyine itagira shinge na rugero, niyo naraje gushaka. Iriya nzu niyo yari kujya indongora, ntasoni ufite. Nambe n'iyo nzu wari uyifite udakodesha, n'icyo ntiwagitekereje ko wari ugize Imana ukundanye n'umugabo wubatse udakodesha, sibyo? Iyo uza kuba uri mu bukode ubu wari kubivuga ngo wari warubatse inzu njye nayo narubatse cyane iyiwanyu. Oya, njye nayo narubatse imyaka 20 nayo nifitiye inzu yanjye. Umva wari wihagaze hora, ayo niyo mahirwe. Ubwo rero rata nararebye ndavuga ngo kugira ngo nzagwe muri ino nzu n'umwana wanjye azagwe muri ino nzu kubera inzara, bazasohoremo imirambi 2. Uyu mwana ari iwabo, umugore arabyara, umwana akivuka umugore agapfa, ariko wa mwana akomeza akabaho. None ubwo uyu mwana abasha kurya igikoma, akaba abasha no kurya ku mezi 8, reka musiga iwabo nanjye manuke njye iwacu, banyakira batanyakira uko bizagenda nzabibona. Ngiki kintu rero cyatumye mbasha gusiga umwana ukiri muto, nkamusiga iwabo nanjye nkigendera, umugabo nawe nkamusigira inzu ye. Iyo mpamvu atanze uri kuyumva byibura. Reka mbabwire, umugore wese ukurikiye iki kiganiro bafite iyo ngeso yo guta abana bari muri ariya mezi, sibyo? Bumvireho. Umugore wese wabikoze nawe umuzanye hano imbere ntago yabikwemera. Urumva guta umwana, urumva wafite impamvu nyine, impamvu uzaguha ubasha kuzumva, urumva zumvikana impamvu ari gutanga zatumye yikuraho umwana. Okay, aho ndahumva. Nk'umuntu utekereza koko yabyaye nta mafaranga mfite, sibyo? Ndi mu bushumeri, sibyo? Nkawe yari gutekereza akavuga ati nk'umuntu umvanye kwa muganga, nk'uko yabivuze ati bamvanye Bambaze, kuki atavuze ati umugabo wanjye ntiyigeze anta kwa muganga bamubaze, yanzanye mu rugo, sibyo? Kuki we abonye mbonye akazi akahita yihutira kugenda aho hantu mwahumvise?
iyo atuze nahasaba yavuze ko ari inzara yamujyanye ndabyemera n'inzara abantu bose abamama babyara muri ariya amezi 2 3 bakunda guhura n'ubushomeri ukabona abura n'igikoma sibyo ariko njyewe njya mu kazi nabwiye nyirabukwe ari mabuke sibyo namubwira ati mama rero ngiye mu kazi urabona ko madamu wanjye abyafite ikibazo jya umwegera umushyuriza ayo mazi namushigishira igikoma sibyo umukecuru aravuga ati arabinkorera yarabikoze kandi nakubwiye yuko ntigeze mbona ikintu gituruka kwa mabukwe mama se yagusubiza iki arambwira ati uzi ko iwabo w'umugore wawe batakwemera sibyo urabizi ko yavuze ati bitewe n'ukuntu bavuga yego mama aravuga ati mwana wanjye nindamuka negereye umugore wawe akagira icyaba yarabazwe ejo nihagira igihinduka umaje kugenda bizagenda gute niba azavuga ati aramurangije kubera umugabo umuhungu wagiye mama icyo yakoze yaravuze ati njyewe ntabwo nzagera ku mugore wawe ariko nzatuma azajya atuma abo yatumye barahari bageze mu rugo sinzi impamvu we atanabivuze kuvuga ngo ntabwo yabuze ngo ntigeze abona igikoma ngo ntigeze abona icyo kurya mu bantu baje mu rugo nta baturanyi bawe babiri baje bakuzaniye ifu y'igikoma n'ubwo wayibonye ndumva ari iminsi 2 mba atari iminsi 3 kutabavuze wabahakanye nabahakanye kandi nakubwiye ko hari abantu banzaniraga ifu y'igikoma mu bantu twari tuziranye njyewe b'inshuti zanjye ataraba kwa myoko ntabo nigeze mbona pe abo rero bazaga mu rugo nabo mama yabwiraga bakaza mu rugo kandi bari inshuti zanjye twari tubanye na mbere tukiri abakobwa none nimba wari waragiye mu kazi ese akazi kizamuka ariko wakoraga nimba kadataha nijoro ntabwo gataha ku manywa kuki no ku manywa utageraga mu rugo ngo urebe ukuntu umwana n'umugore bameze ese nimba wari waragiye mu kazi mu gihe cy'amezi 8 namaze mu rushye rwawe n'urushye ntabwo ari urugo kubera iki muri ayo mezi 8 ntabwo wahembwaga ntabwo amafaranga se byibura yoherezaga yo kubaho nyine wenda mu gihe adahari ari gukora wowe ivugira ibyo ushaka sibyo njyewe nakubyije uko nari mbonye akazi sibyo kandi kama amafaranga na n'ubu ndacyagakora sindakavaho sibyo ntabwo wari kwikubita ngo ufate umwana umushiriye mama amurere akiri uruhinja wari kwicara hasi nuko wari ubayeho nabi wari kuvuga ati umugabo wanjye yagiye mu kazi reka nicare kubaho nabi ntibimenyerwa nicyo kintu nabonye burya abagore twigishijwe igihe cyose guhora duca bugufi narakosheje pe nagize umujinya w'umuranduranzuzi kuko nkifite data nkifite na mama nanjye ndavuga ngo reka ngende banyondore nk'uko uruhinja rwanyu narwo nari ndusize iwanyu ngo mukomeze mu burere narakosheje ngaho mbabarira none icyanzanye uyu munsi imbere y'uyu mukobwa ni ukugira ngo mbashe kugira uburenganzira ku mwana wanjye kuko ayo matiku ya pararararara n'ubundi ntaho yatugeza twavuga bugacya bukira icyo ushaka ni uburenganzira ku mwana nta kindi cyanzanye umva nkubwire sibyo Alice wamusize ari uruhinja ubu ni inkumi unamubonye nta nubwo cyo kohereza wamubonye ejo bundi waje mu rugo uzahita umumenya ariko kuri we nta muwagufitiye umva niyo muzahura gutya mu nzira ngo uramushaka nazagusuhuza nzaguha icyo ushaka ahubwo ibyo uvuze ni ukuri ibyo uvuze ni ukuri papa Alice ibyo ni ibintu byumvikana nta rukundo nigeze mwereka nibyo pe simbihakanye nta mpuhwe ntaki cya kibyeyi yigeze ambonaho ariko ibyo ntabwo bikuyeho papa Alice ko
Alisa ari umwana wanjye. ariko ubundi naguciye mu ijambo, kuki ubonye umwana sibyo arangije amashuri yiwe sibyo, kuki uhise wibuka ko ufite umwana akiri garidiyene, akiri mu wa mbere kugeza segonderi, kugeza aho ayirangije sibyo, kuki wibutse ko aribwo ufite umwana? Icyo gihe cyose wari urihe? Niho nshaka kumenya. Ntabwo nigeze nibagirwa ko nabyaye, ntibibaho, ntabwo nigeze nibagirwa ko nabyaye. Urabizi ko nshakana nawe nta mashuri nari mfite, ngo yenda navuye iwawe njya gushaka akazi. Urabizi ko nsubiye iwacu nabo ntibankunze, bitewe n'uko nari naje kugushaka, ari njye ngukunze bo batagushaka. Nta bushobozi nari mfite bwo kuza guhora niyereka umwana ukiri muto ngo ndi mama wawe, nta biswi, nta bombo, nta la mfite yo kumuhereza. Niyo mpamvu navuze ngo reka no kwiterera umwana agahinda, reka no kwibabariza umwana, kubera ko kuba yaba atambona ntibivuze yuko byakuraho ko namubyaye. Uri kumva? Umwana ari iwabo, ari kwa sekuru, ari kumwe na papa we, hari amata, hari ibiryo, hari iki n'iki, aziga amashuri meza ashaka. Numvaga kutamwiyereka ku bwanjye ari bwo buryo bwiza bwo gutuma ejo hazaza h'umwana wanjye habasha kubona. Wowe nicyo wumvaga ari igisubizo? Njye nicyo numvaga ari igisubizo kuri njye, ariko nanjye ntibyigeze bimpa amahoro mu mutima wanjye. Usibye n'umuntu n'inyamaswa, uzarebe n'ipusi irabyara utwana twayo ibiduhetse ku mugongo iduhungisha, uzarebe n'inka irabyara umwana wayo iramutunganya neza n'iki, ntaswe noneho umuntu. Papa Alisa ntabwo byigeze bimpa amahoro mu mutima wanjye, ariko nabonaga kutamwiyereka ari byo bibasha uko cyagukomangaga ku mutima wawe wibaza uko umwana ameze, nanjye niko ku mutima nashengukaga. Umwana ambaza ati papa mama bahe, mubeshyabeshya ngo wagiye muri Amerika niho wagiye. Ariko byibura igihe kirageze ngo we ari kwicuza nyine ku byabaye. Urumva n'ibibi byo yakoze nawe kandi arabizi, aranabyemera. Urumva ari kwicuza kuri ibyo byose byabaye. Urumva ko rero ahubwo wowe ni wowe cyambu cyahuza mama n'umwana. Wowe numwemerera kuzamuka ko ahura n'umwana bazahura, ariko nubyanga ubwo nyine umva ntabwo nyine bazahura, kuko bifitemo uruhare kugira ngo kugira nabwo kumubona mu rugo, waje mu rugo ngo uje kundeba ngo umindezo sibyo, naba narumvishe ubihakana ngo ni amafaranga ngo wamuhaga kugira ngo yifashishe mu rugo. Umwana we yaranyibwira ati papa ngiye kukubwira inkuru ariko uragira agahindurira, kandi wararize narabibonye bihagije, mbyihorere cyangwa mbikubwire. Navuga ati wasanga ari ikintu gishimishije, mbwira. Umwana barambwira ati urabizi n'ikindi papa, uzi ko mama avuye ahangaha njye nabanje no gutungura, ataje gukora iki? Arambwiye ngo yaraje ngo yirukanka, ngo arambwira ngo aragira ngo muzaganire aguye indezo y'uko wandeze. Ni ukuri ko Imana kwihangana, nararize ariko mu kurira navuze ko nazongera kukuririra imbere. Ntabwo nakongera kukuririra imbere, nkuririra imbere wagenda unsuzugura ati uzi wa mugabo. Oya, nta n'impamvu yo kurira. Ubu ngubu mugomba gukura. Njyewe nawe turi kumwe gutyo ubu ntabwo narira, ariko uri wenyine yahita aza bitewe. Se papa buriya wumva nk'amafaranga umuntu yaguha mu myaka umaze yose, rero umwana arangaye koko. Umwana naramubwira akira tuno dufaranga, niyo wambwira ngo urama inzu igeretse 15
ntabwo amafaranga agura umwana, ntabwo none se nabyemera. nyine niba yambwiye ndagakira utu dufaranga uzabashe kwifashisha mu buzima umwana nkatumuhereza kandi nkamubwira nti papa we nakubaza aho wadukuye atagira ngo ni abasore batuguhaye umubwire ko ari cyonyine wawe watuguhaye. icyo cyo kubeshya ngo ntabwo waje mu rugo, Nkamubwira nti, yaraje naraje arabyemera ko ndabyemeye. yaje. narangiza umwana nkamubwira nti aha si uzi impamvu ibisigaye. naguhaye imbabazi zo guhura n'umwana wawe? ni kubeshya, umva se nyine nari ni nkikubwira kubeshya uvuze ngo Nari wamuhaye amafaranga yo nkikubwira. kwifashisha mu ibyo rugo. nari nkikubwira kuko ibyo naganiriye n'umwana wanjye byose ndabizi narangiza nkamubwira nti yaba ari nka mbere abagore bagikubitwa umva nkukubise urushyi rwiza rwiza. ibyo ntabwo turi muri bikemura leta ikibazo. y'ubumwe rero turi muri leta y'ubumwe nta mugore ugikunda ibyo ntabwo byanagikemura. kubyumva neza umwana ikibazo naramubwiye rero nti ngaho akira tuno dufaranga ibisigaye by'uko papa wawe yakureze tuzabiganiraho nyuma nahuye na papa wawe uri kubyumva umwana nkimara kumuhereza twa Umva. dufaranga ntabwo nzaguha umwana, naramubwiye nti ibisigaye Alice ntabwo uzamubona, ibisigaye ntabwo uzamubona. by'uko papa wawe yakureze ukiri muto ukaba ugeze ahangaha tuzabiganira na papa wawe twahuye. Ase, niba umwana yarabyumvise umva nk'amafaranga, nkubaze. ariko uri kumubuza uburenganzira. Umva nkubaze. dore ni uku kuki ushaka kumunyambura, ushaka kumujyana mu bandi bana atarererwanye, amenye imico Ese yiwe? ushaka kumutwara cyangwa ukeneye ko ajya akaza kugusura? Ni ukumutwara burundu, ni uko azageza akagusura agasubira kwa se, ushaka kumutwara mu buhe buryo? uno mugabo rero murabona ari hejuru ntanashaka ko tuganira ngo twumvikane njyewe ndashaka umwana ko yajya nsura nka mama we akamenya n'abavandimwe be ariko akagaruka kwa papa we wamureze kubera ko sinafata umwana papa Please. we atarapfuye ngo Please. mujyane kwa papa wundi kuko muri iyo myaka yose ishize umwana sinicariye aho umwana ngaho, we nashatse yanyibwire undi yuko mugabo. ushaka kumpa indezo agacika iwacu mu muryango akaba iwawe iwanjye akahazunikwa burundu, nibyo uri gushaka kandi ibyo simbikwemerera, simbikwemerera. wowe kutigeze ushaka ngo tubashe kuganira kuri icyo kibazo. ndajya gushaka umugore w'umugabo wubatse kubera iki? undi muntu uwo ari we Please, wese ndakwinginze mvira mu buzima, None se nubwo kandi yamviriye mu buzima bwanjye n'umwana wanjye, ntabwo mvira mu murimo, buzima ariko singushaka. nuramuka utampaye umwana wanjye ngo ansure tuganire dushirane ubushumbuzi Please. agaruke iwanyu umva Mbabarira. n'ubuyobozi buzaza n'umwana wanjye n'ubuyobozi tumeranye buzaza, neza, kuko ibintu arangije bishoboka, segonderi, ntabwo ugomba kuba none ubu umwana ngubu wawe. nibwo wibutse kuza simukwambuye kwaka umwana. Ubonye umwana akuze, ubonye umwana abaye mwiza, abana ateye apeti, none ngo uje kwaka umwana. Ariko ntabwo simukwambuye. nzamuguha. simukwambuye ariko ngira ngo umwana amenye nyina We amenye se we- abifite uburenganzira we ku ku giti babyeyi cyiwe nanakwemerera kugusuhuza akakwihera izo mbabazi, uburenganzira umwana afite uburenganzira bwo rwose kugira imbabazi. azagusure ariko wibigiramo uruhare ngo n'umutima werekane ko mwiza. utabishaka. ariko kugira ngo wamubonye buriya ntabwo uzongera kumubona. umuheruka 2004 urumva nawe aho uri gushyira ugeze 2005 nibwo wibutse umwana. urumva nawe uri gutambika imyaka amakara. wamaze utaramureze nawe niyo uzamara uri kumusha